Amani. Ino umupolisi kandi. Nese undanageze ute? Kuna kirego mfite ngo naje kuri polisi gutanga wenda ikirego. Kuna nshuti mfite umupolisi wenda ngo naje kuyisura. Amani. Kuri polisi no kwandika ngo wenda ngo naje kwiyandikisha. Umupolisi yageze hano. Ahubwo nta bintu twakoranye. Twabikoranye ndanabyemera ariko se kuri icaye ngenyine. Icyo kibazo ngomba kukibaza kanakisubiza. God have mercy upon us. Amani. Bivuze ngo nawe uri umupolisi. Aya. Allo. Shima bimeze gute? Wangezeho se mu rugo akubwira gahunda dukora kandi imeze neza. Sawa yote kabisa. Shima bimeze gute? Ni sawa Kezi, wowe se bimeze biti? Nanjye ni sawa ariko ubukene bumereye nabi. Cyana ahantu hose man. Shangiye ubwo mfite burakabije pe. Uziko nsigaye mara ukwezi nta nakora ku gihumbi. Shani twese man, ushomeri se hari ahantu butari. Wa mugani. Hasi twebwe dusoje ejo bundi. Ase wavuye ku ishuri ryari? Naje muri weekend ishize man. Ngize ngo mu rugo simamaze icyumweru. Amaye. Kunumva uri nkanjye. Nanjye mu rugo mamaze icyumweru. Byahatari man. Aki icyo nabonye cyo. Biratwitakishira ku ishuri ngo nibihiye. Winzara. Sha. Hano hanze nibidahiye nago bihari. Ahubwo se Kezi uribuka ku ishuri bagukubitaga ihunga ringana n'agapfunsi n'isane yuzuye amazi ajejeta igishyimbo. Mazi ihunga rikagenda riremba hejuru y'amazi y'igishimbo. Ukuntu umuntu yamanukaga yiciragura. Ngo ubuse birahiye. Ngo ni indwara inzoka. Ngaho si byaguteraga inzoko ngero ubibona. Bikuye hese. Aka imyaka yo ku ishuri wagira ngo yabagamo abazima. Ejo bundi inzoka yanjye yo mu nda yitore. Bikumbuye imboga zo ku ishuri. Ndibaza ni se yasaze cyangwa yasinze. Ariko nawe urayirenga. Imboga iba yarariye kuva utangiye kwiga kugeza urishoje imyaka ingahe yose. Ubwo urumva yareka gute kuzikumbura. Ahubwo weka kubayeho niwe utangiye kuzikumbura. Yamaye. Isigaye ndazi ijoro ngo ntabwo yaryama itazibona. Uwabandi nanjye narayiretse nirakari zansohokemo sibihaha ngo ninyimura ngo sinzahumeka. Wowe uraza no gusara mani. Uragira inzara, ubukene, ukubitaho n'inzoka yo mu ndi kuraza ijoro ishaka imboga zo ku ishuri. Niyo yonyine se sha. Turashize. Ikindi ni iki se? Umutima mani. Kuki wose kandi urashaka iki? Ukumva yo gutoroka ikigo no gusirana ni materi. Uragowe nakumvisha. Nose ubundi umamagara iki kayi? Asemana urabona ibintu bitameze nabi. Wari tugashaka twikorera. Ntagakisi ubwo twakora. Tugashaka enye. Ese ubona twaguma gutya. Na miti noneho kuyibona nabyo ni ingura abahizi. None urambaza ibyo. Ubwo se turakora iki? Gishaka enye. Suye wize business se abigishamo no kwihangira umurimo. Harya wowe wize iki? Nize management. Nanjye nitubona amafaranga nzakwigisha uburyo bwa managing. Okay. Kezi none suri tayari mwereka tujya gutumika icyenda cya bibi. Turashize none. Ndeba. Wese ndebishije. Uramwumva? Ngewe ngo njye guterura itafari. Ponte sima. Narize nasoje mu wa gatandatu. Mu biro wakore nzi. Noneho akazi wakora ko mu biro gusa. Cyane kabisa. Byasa ariko. Wapi? Bya nyoko. Wapi? Bya mwene wapi? Wapi ariko? Nose ko numva uvuga ibyo bintu uzakoramo nkaho ari so wabiteguye. Cyangwa uzi go gukora mu biro ni ibintu utekereza ukabyuka bikahita biba. Uzaba byifuza kandi banabikoreye babibuze. Noneho urabyuka mu gitondo ngo urashaka akazi ko mu biro. Urabibonye? Yego wenda ubwo nipashe muremure. Wipashe muremure nyine ariko. Ibaza uwambona asa nk'akavumbura amakiga cyangwa ikiko gikanguyoba. Nuko mugiye kwishuna ariko. Ahubwo Kayizereka nkubaza. Iyo umuntu agusetsa ubiki? Uba inzobe wari igikara. Ubigikara wari inzobe unanirwa guhumeka ucika ukuboko uvamo ijisho ubiki. Nta na kimwe muri byo ariko uraseba. Kandi buryo uzanga igisebo boro. Reka nkubwire ikintu utaruzi rero boro. Icyo nicyo kitwishe nk'urubyiruko kumva ngo nitwakura akazi runaka ngo bataduseka kandi mu by'ukuri byo wanga nta na kimwe uba ufite ari ayo mafaranga wanga gukorera wiyita make ntayo uba ufite ari ako kazi wita kabi ngo ntiwagakora ntako uba ufite ubwo se urumva uba ufite iki. Ako smile nawe shira mu gaciro. Ibaza umu gentleman nkanjye ni kureta fari bro. Naye wacu wapfuye gute.
ngo nawe iwanyu wapfuye gutyo cyane kabisa. ariko hari uwapfuye ari umukene Umwe se, babiri se. ongeraho nawe wa gatatu Ndakuyamye smile, ndakuyamye kabisa. Njye ntabwo nzapfa ndi umukene boro. none ko udashaka gukora ubukire buzakwizanira Sinanze gukora. Njye nanze kazi kavunanye. Uzi kwirirwa kugikwa, inuko uzivunika umugongo ucikamo, akagwa 250. none se hano wirirwa wicaye wanze kuvunika ibyo bitugu n'umugongo bikwinjiriza ngahe? Erega KZ ni akazi uzakora katavunanye, n'ako kazi ko mubiri uri gushaka ndakumenyesha yuko kavuna. Karavuna sura bizi neza hari ako wakoze. Si ngombwa ko ngakora kugira ngo menye ko kavuna. Hari abo nzi bagakora kandi niyo naba nabazi ni ibintu byumvikana. Erega kuvunika si ku mubiri gusa, no mu mutwe haravunika. Sinajya kwikorera itafari mwiri rwa kwisi. None nutaryikorera urakora iki ariko kazi gasigaye? Erega buriya KZ hari ikintu uri kwirengagiza. Akazi kabi kaguhesha keza. Akosha usibye kubyumva gusa aho wabibonye. Si ngombwa ngo hari ahantu nabibonye, ni ibintu bibaho. Ubu uvuga ko yakubona wikorera itafari akaguseka, ni ukugirira impuhwe akakurangira kisumbuyeho. Ubwo rero kunyosha ngo numve ko ari byo. Ubundi njye kwikorera sima, wanegereze ko hari umuzangirira impuhwe ngo akankura. Reba uyu. Reba uyu nguyu. N'abavandimwe ntibazingirira ngo ndazigirwa n'abahisi n'abagenzi. Ndakubwiza ukuri ko warinda usaza usa n'agafuka ka sima nta muntu urahagukura. None ko numva wakomeje umutsi wanangiye umutima, wowe wumva wakora iki? Akandi kazi katari ikiyede basi. Ngaho ibaze nawe mu kiyede uhuramo n'abantu baraye mu rwagwa, baraye badakarabye. Ibaze gukurana n'umuntu waraye mu rwagwa ukagukubita. Gusa urumva wakora akazi neza ubwonko bwawe buri kugira. Utagakora neza se hari bwo buzima wakora iki? Cyangwa urashaka gukora ikiyede ukagikora n'abambaye ikote, karuvate, banditeye parufe kugira ngo ugakore neza? Wewe niyo baba batambaye ikoti cyangwa karuvate. Ako basi bari umuntu wagira icyo wigiraho. Ubu se wakorana n'umuntu uheruka koga nyuma y'ibyumweru 5, umuntu wamwigiraho iki? Ukudakaraba nta kintu. Ibyo si ngombwa ko mbyiga rwose ndabisangana. Burya bwose agahu ufite nako kutoga. Ako sibye kuza wibaraguza urumva no. Sukuruka gusa ahubwo wagira ngo uragasekurumye. Kasosi Oyihene ni gashaye kabakinguru. Jesus. urakora iki se kutambwira? Nshaka gutubura kuri phone. Shakeza wasindi mu wasinge wasindi. Reka reka. Wakobwa ndanaye. Ireke. Ndakeka ndi uburumfasha se. God have mercy upon us.